gahanga Imana yawe iragutereranye kandi njye sinjye umvugisha urinde njye n'umwami w'ikuzimu Rusuferi. Urareba uriya muhungu uhagaze hariya, ugiye kugenda umuha akabizu ko ku munwa kugira ngo umwizere. Wakihanganye se ukampindurira. Umva nibye miliyoni, fasha ntuvugaho nishe ndagwamo miliyoni ebyiri. Mana wanyiretse. Ubu ngubu icyaha kimwe cyonyine nakoze cyo gutukana nicyo cyatumye unererana. Ubu ngubu inzara imereye nabi, ndenda gupfa. Mana basima ikigeragezo urebe. Ubu ndi uwawe igihe cyose. Gahanga Imana yawe iragutereranye kandi njye sinjye umvugisha urinde njye n'umwami w'ikuzimu Rusuferi. Toka shatani, njye niyemeje gukorera Imana kandi nta kintu cyatuma nayikorera. None uri kumvugisha nkana. Gahanga ubu se utambeshye si ushonje? Yego. Njye uje ukankorera nta na rimwe wazicwa n'inzara cyangwa inyota. Reka ibyo njye sinabyemera. Njye iyo nshonje nsenga Imana ikampa icyo kurya, ahubwo ndagutokesheje ngo mu izina rya Yesu. Uwo Imana yawe yarakujugunye nta kintu wankuraho, uri kuri uyu ubusa. Mana basima ikigeragezo urebe. Ubu ndi uwawe igihe cyose. Apu ndabimenye. Imana nakubwiye ngo uzungerageze kandi suri bubigereho sha. Wowe uri umupasiteri w'umunyantege nke cyane. Imana ntabwo yaguha ikigeragezo nk'iki, uri kwishuka cyane. Ngaho bwira Imana igusubize nk'uko yabikoraga urebe. Imana yawe yarakuretse kandi njyewe ndaguha ibyo wifuza kandi byose. Mana yereke Rusufero kandi mwereke ko ufite imbaraga kandi nyinshi. Erega urarushywa n'ubusa, urabona ibi bintu Imana wayikoreye ikabigutereranya. Ariko njye ntabwo nagambanira Imana reka. Muri Yobu igice cya 4 umurongo wa 4 haranditse ngo uwanga Imana akayirutisha iby'isi aba yigaragaje nk'umwanzi wayo. Kuko urukundo rw'isi ari urwankana, iyo ni Imana. Ufashije abantu, usengera abantu, ariko wowe icyaha kimwe cyonyine Imana yawe yaragutanze ngo ab'isi bazakote. Haranditse ngo nari ndi umusore none ndashaje, ariko sinigeze mbona umukiranutsi yishwe n'inzara cyangwa urubyaro rwe rusabiriza ibyo kurya. Ubuse wowe mwisi uzakora iki ko mukanyura wupfuye kubera inzara? Ibyo sha byihorere, nizera Imana yanjye ahubwo wingerageza. Yanyishyuriye ya myenda yose, yambabariye ibyaha atumanera de. Ibyo uraza kubyicuza nutangira gupfa. Ndikuguha amahirwe ukayanga, uraza kubyicuza nutangira gupfa. Haranditse ngo ntugakore ibyangwa n'amaso y'Uwiteka Imana yawe. Amahirwe ngiye kuguha, hagiye kuza umuntu ufite igikapu kirimo amafaranga, mufashe muyibe. Kuva nakubwira ko ngukunda, mpamya ko bitazashira. Umva nibye miliyoni, fasha ntuvugaho nishe ndagwamo miliyoni ebyiri. Amahirwe ngiye kuguha, hagiye kuza umuntu ufite igikapu kirimo amafaranga, mufashe muyibe. Tukitubana dushwana kandi njye nawe dukundana, reka yo bavuga tubane, mbona ari wowe wandemewe. Umva se wamfashe ukambwira umuntu unyibye amafaranga yanjye ahananyuze. Are you playing? What type of plane is this? Kimanutse muri biriya byatsi. Harahepfa se koko uvugisha ukuri kirahari. Niho kimanutse. Ufite igikapu cya kirimo amafaranga ariko nasore. Urabona igikapu cya kirimo amafaranga nasore. We nta gikapu cyantwaye. Amakuru ufite ho guza ibintu ngiye kugukoreraho. Ibiki se? Tugiye kujya nafata igikapu cyawe ariko ndeke nigeze. Kandi mfashe uri igisambo, uri igisambo se gute? Ndakujyana na iki gikapu. Wamvuye. Ntabwo biri bukundi ubura. Urukumuhohotera. Fata igikapu cyawe ndeke wa. Ndakutwara ndakujyana. God have mercy upon us.
wandekuye ko nta kintu mpfa nawe cyane amafaranga agiye ari muri iki gikapu yamereka none se ko ndi igikapu cyo ntabwo n'ikika kirimo ntabwo n'ikika kirimo niba amazara yakuyemo n'ibiti byawe se ko ndi kwaka amafaranga yanjye ibiti byawe ni iki bose ko ngufashije gufata igisambo wamaye 1000 nkinywera amata igihumbi cy'iki se wowe wahinze hese kuba unongera urutoki umuntu ahantu ari nibyo bituma unyaka igihumbi kuri Imana wange Satani mubyeyi nawe uyisenga ubayeho nk'utabaho ubwo sibyo nibicyo uri kumbwira twagiye the boss kandi njye nawe dukundana reka yo bavuga tubane mbona ari wowe wandemewe ndacyari wa wundi gahanga urabona ibyo mubwira atari byo ubanze miliyoni 2 ubuze n'igihumbi mu kanya ukura uri gupfa uraza kubyemera dore nawe wigira ese gaha n'ubu ntabwo wari wabiyumva si ibyo tubabwira none se wowe wamfasha iki saba icyo ushaka cyose ndakigukorera sha urumva inzara ingeze kubiha imicyo kurya nk'agapirawu agasalade ndetse n'amazi none se nakwizera gute kumurira ibyo musaba byose si ureba ko Imana yankweyeho amaboko ni weho niringiye gusa nta cyatuma nakwizera nzi ko ubibonye utarapfa ngiye kugura ikintu ukora cyatuma mwizera gira vuba vuba kwerisha kandi nuza kunyinisha cyangwa ukabyanga ugashidikanya ku kigeragezo umuhaye ubwo ngubwo ndakureka abisi bakubone aha urareba uriya muhungu uhagaze hariya ugiye kugenda umuha akabizu ko ku munwa kugira ngo mwizere wakihanganye se ukampindurira ntabwo ndi mu mishyikirano nawe sha uri kubipfira se sha aho kujyana nicwe n'inzara nabi PDP bari bambwiye nze ngusome se niwe nje gusoma ndabona uri imbogari sha nawe iwacu wapfuye gutya